iyo tike muri kuyirwanira na Cecile Kayirebwa mwayimuha cyangwa mwayifata? Ihangane twayifata kubera bivuze ngo murusha Cecile Kayirebwa kuririmba. Abimuhira bari hanagura icyuya mu gahanga dore umunsi uragiye. Mfite ubushobozi bwo kubakorera album yose ariko ndashaka ko tubanza kuryamana. Ntago nabyemeye. Ibwiza rubanda ukuri bantu muri kundeba urakabije aho ngaho. Ntabwo ndakabije. Ntabwo icyo kibazo ubuzima bwanjye buri kwivuca naho nakigusubiza. Aka kanya wumvise neza ko Sara atwite sibyo wabyakira gute? Ko binavugwa ko Sara bishobora kuba ari ukuntu bigenjewe na shaka nkubwire kira mutu na nyogo yake uri umuntu wabikubwiye uri umuntu wabikubwiye nicyo wamubwira amakuru ni inyuma pe kuki Hola, uyu ni Badman, Hatman, Swagaman, iyi ni Plus TV. Muko mubimenyereye dusanzwe twagezaho ikiganiro cyitwa Street Busy. Street bimeze gute? Tuba tugenda tureba ubuzima bw'abastare butandukanye, twifuza kumenya ibyamamare bibayeho gute kugira tuze tubibasangize. Aka kanya rero twakiriye abatumirwa muri studio za Reba Plus TV. Abatumirwa bacu welcome. Aka kanya benshi babakurikiye kuri Reba Plus TV. Ni mwatangira gute mubibwira nyine byagihanze nyine nkuko ari umwuga tubamenyereyemo? Twaje twese abatangana itwaje twese abamararungu muze dutarame duhigira amakombe y'ibinani ko tudateze kurutwa. Wow. Murabibona ko njye nari nanatwawe. Iyo ndirimbo yitwa gute? Iyo ndirimbo mutangiye itwinjije mu kiganiro yitwa Abatangana. Abatangana ni indirimbo y'abande. Ni gute mwakwibwira audience popularity dukurikiye abakunzi bareba Plus TV ndetse n'abakunzi banyu ko turahamya neza ko mu banyarwanda mufite abakunzi benshi? Yitwa Abatangana ni indirimbo ya Florida Uwera. Abanyarwanda benshi baramuzi nyine nubwo amaze kujya mu za bukuru. Hanyuma twebwe groupe ni ISONGA Family, n'abavandimwe bavukana batatu. Abanyarwanda bamaze kubimenya kubera ibiganiro byinshi. Hanyuma barivuga ni bakuru. Njye nitwa Isonga Sara. Njye nitwa Isonga Clarisse. Isonga Liliane. Okay, tukimara kumva yuko Isonga, ubundi icyo gitekerezo cyaje gute kugira mwite Isonga bituruka kuki? Isonga ni jambo cyangwa se ni izina twashatse bitewe n'igisobanuro cyaryo, hanyuma turyitirira groupe muri rusange bitewe nuko twari twarashimye igisobanuro cyaryo. Aka kanya mushobora kudusangiza ubundi icyo gitekerezo cyaje gute? Mu rugo ni impano yo mu rugo, ni Sara wicaye, ni Liliane, ni Clarisse, igihe gitekerezo kugira kize noneho umuntu ashakiye izina Isonga ubundi mutwinjize muri iyo mudu nk'abantu batari bahari. Bivuga ngo igitekerezo cyo gushinga ISONGA Family cyatangiye 2018 mu kwezi kwa 11 byatangiye dukora cover. Nuvuga ngo ubusanzwe twararimbaga bisanzwe nko kwishimisha just for fun, hanyuma biza kurangira turirimba mu bukwe bwa sister wacu. Hanyuma abantu baratubwira batangira urabona hari ukuntu ujya kuririmba urumva yari mukuru wacu. Hanyuma kujya kuririmba bikarangira abantu batwaka contact bite mukorera he ko muzi kuririmba bite. Hanyuma turabyihora twumva nyine ni ibintu biri ariko twumva tutajya imbere y'abantu ngo turirimbe. Hanyuma hari umushiti wacu nyine ari nawe watangiye dukorera cover
aza kumva ukuntu turimba aravuga ati mureke dukore cover dukora akantu gatoya tugashyire kuri urumva icyo gihe nibwo twatangiye dukora YouTube channel turekeya hanyuma turavuga reka tugashyira turi comment z'abantu nidusanga ari nziza turakomeza nidusanga ari mbi turabireka hanyuma rero urumva 2018 nibwo twashize cover ya mbere hanze izuba rirarenze abantu babyakira neza rwose abanyarwanda muri rusange bayakira neza hanyuma dutangira uko nguko turakomeza igitekerezo ariko natangiye ari njye na Liliane Clarisse yari ku ishuri dutangira turi babiri hanyuma turakomeza hari cover nyinshi abanyarwanda bazabona turi babiri njye na Liliane Clarisse nawe amaze kuza tujoininga kuko yumvaga ntacyo bitwaye hanyuma tuba groupe gutyo hanyuma Isonga Sara aka kanya mushobora kudusubiza muri ya mood cya gitekerezo cya mbere kimaze kuza turirimbye mu bukwe bwa sister turakunzwe dufunguye channel cover ya mbere ni izuba rirarenze mushobora kuturirimbiraho tukumva uko byari bimeze okay izuba rirarenze imwe y'abashumba inkazi wacu ziratashye abiriweho bari nyakura abimuhira bari hanagura icyuya mu gahanga dore umunsi uragiye icyuya mu gahanga umunsi urashize. Wow, iyo ndirimbo ikintu nababwiraho nuko nanjye ni imwe mu ndirimbo nkunda. Ni indirimbo mfiteho n'amateka ko ni imwe mu ndirimbo yanyuraga mu rugo. Uko nayumvaga nabaga nzi ko bwije. Hanyuma igitekerezo murakiro kize first time mu posting cover cyangwa se mushira cover hanze yakiriwe gute? Urumva nashize kuri iyo YouTube channel hanyuma urumva nta bantu bari barakanze subscribe wenda ngo barayibona hanyuma ni sharinga no kuri stat ya WhatsApp comment nyinshi nakiriye zari zo kuri stat ya WhatsApp yego kurushizo kuri YouTube hanyuma bakavuga sa kumbi ibyo bintu murabizi kumbi ni byiza no kuri courage urumva byari zo kudutera imbaraga hanyuma byaduteye imbaraga kandi koko ntarajya kure wavuze ko ikitwa Isonga Family cyatangijwe na Sara na Liliane kubera ko Clarisse yari ari ku ishuri wamunyegereza microphone nkamubaza Clarisse wiyakiriye gute nyuma yo kuva ku ishuri ugasanga abavandimwe bakoze ikintu gisa nka group baje mu rugo dusura muri vacances kuko twe twabaga irurinda hanyuma nyine banyereka bo babaga he bari hano i Kigali yego rero bageze mu rugo babinyeretse mbona ni byiza nari nsanzwe mbizi ko baririmba kuko twaririmbanaga mu rugo ariko nyine banyereka ko bya bintu nyine byaje kuba seriye bambwira nyine ukuntu byagenze kugira ngo batangire gukora hanyuma nanjye nje kubana nabo bampropoza ko twakora ndabyemera waje kwisanga gute kuko nge nagiye nkurikira mu ndirimbo ebyiri mumaze kuturirimbira ni usa nkaho utera niho utangira kuki baguhisemo ngo utangire kandi ibyo ari byo byose batangiye group udahari kuva na mbere turirimba mbese zasaga naho ari zo nshingano zanjye nyine icyo gihe tubiririmba bisanzwe hanyuma rero nabo barabikora barabishoboye ariko nyine kwa kundi umuntu aba afite ikintu azi kurusha abandi rero naraje bumva yari amahirwe kuko nsanzwe bivuze ngo nawe uyizi ko hari ikintu uzi kubarusha cyuko iyo umuntu bamugira icyizere hanyuma Clarisse niwe muto mu rugo mfite murumuna wanjye yego ukurikira ndi hagati ya Liliane na Sara nta n'umwe ukurikira hagati yanyu harimo umuhungu hagati yanjye na Liliane nawe araririmba oya ukimara kuririmba ikavri irasohoka winjiye noneho mu yindi si mu bundi buzima butandukanye n'ubwo wari urimo muri rurinda wabyakiriye gute
nyine narishimye cyambere nari ndi gukora ibintu nkunda kandi no kubikorana n'abantu nkunda abashuti banjye abavandimwe banjye rero byari biryoshye na n'ubu biracyakuryoheye cyane. Clarisse okay mbere yo kuva mu rugo i Rulindo uje noneho i Kigali ujoininza abavandimwe mugiye kuri tele n'iki kintu wahuye nacyo kuri tele bwa mbere first time wumva kiraremereye no kucyakira wumva birakunaniye? Bwa mbere kuririmba ibyo ari byose ntubeshye kuko barakunyomoza kuko wasetse ntabwo nabeshye. Bwa mbere twari tugiye mu kazi mu kiraka mu bukwe bwari n'ubwa mbere nabo bagiye kuririmba mu bukwe nanjye bwari ubwa mbere tugeze rero kubera ubwoba ninjye wari uri bubaterere nterera hejuru indirimbo nyishyira hejuru indirimbo utarajya kure iyo ndirimbo urayibuka? Indirimbo yitwa ni ya Cecile ijya kumurema niyo kwatangiye nyine nsubiza muri ubwo bukwe ntabwo byashoboka gusa yaraduhaniye indirimbo biraturenga biraturenga mbwira abasati rero ibintu ntabwo nabishobora nasebye bihagije nta nubwo nzongera kuririmbana namwe birarangiye ku buryo ikiraka cya kabiri bagikoze bonyine. Wewe wanze kujya ku kiraka? Naravuze sinzongera kuririmba rwose ukuntu nasebye ni nanjye nabasebeje buriya nta nubwo ari saba ko dukorana. Hanyuma rero bwa gatatu barambwira rero twabonye akazi ngwino tujyane basi nibyongera gupfa ntuzagaruke. Turagenda turaririmba bigenda neza abantu barishima ndakomeza noneho mbijyamo. Clarisse biragaragara ko ari we muto nyuma ya Sara na Liliane bishoboke ko ari nacyo cyatumye ucika intege vuba. Nyuma noneho bwa gatatu ko bwa kabiri ntwasubiye bwa gatatu usubiyeho ubonye public irakwishimiye wumvise umeze gute mu mutima? Nyine nahise ntangira kubikunda n'indi nshuro dusubiyeyo nkabona abantu barabikunda nyine numva byarandyoheye ubu ngubu nubwo byapfa mutamenya ko ni amakosa asanzwe abaho ntabwo bikimeze nka mbere. Ndumva nakwegera Liliane makuru igitekerezo kiraje kivuye kwa Sara mutangiye Isonga Family mukimara gutangira akimara kuri kugezaho kwanza ni iki cyambere watekereje? Mbere ntago nari nzi ko nyine impano yo kuririmba yagutunga wayikora nk'akazi nyine twebwe twabikoraga nko kwishimisha mu rugo tukabikora wenda papa mama twaririmbira nje numvaga ko nyine ni ibyo birahagije ariko kibimbwira numvishe nyine ari igitekerezo kizima ariko mubaza ibintu byinshi tuzabikora gute tuzatangira gute nyine nawe arasobanura nyine ibintu byinshi ariko ntabwo nari nzi ko nyine byavamo ibintu by'akazi cyangwa se nari nzi ko ubikora ari ukwishimisha. Ukimara kubona yuko Clarisse acitse intege ku kiraka cyanjye cya mbere mwari mubonye umugeze mu rugo aravuga ati rwose ntabasebeje sizanagaruka we nta buryo wumvise waye defe bigukozeho nyine bikiba twabonye nyine ko ari amakosa kandi nyine niwe wari wateye n'ubundi nk'uko bisanzwe yavuze nyine ko tutazongera gusubirana ku kazi numva ncitse intege aho ndavuga se nimbivamo kandi abantu bari batangiye kudukunda biragenda bite Sara warasigara gute abantu turatandukana tugitangira ndavuga ati oya reka nanjye dukomeze tugerageze wenda bizaba byiza yongera agaruka. Ikiraka cya mbere uribuka amafaranga mwagikuyemo ni nkangahe niba atari ibanga? Faranga cyagira ko mwasebeye sindi bumenye ibanga ry'akazi oya nyine ni cyambere ibyo ari byo byose cyambere cyari gusohora umugeni ni 100,000. Liliane nkitegereje gutya mu buzima nyine physical appearance ndabona usa nkaho uri umukobwa witonda ucisha make kandi ubuzima muri mu ubuzima busaba ko muba muri kuri public ku mbaga nyamwinshi ubifatanya gute mu buzima bwawe uritonda ubundi cyangwa wenda ni face? Nditonda Sara setse ibyo byose azikuri kubesha ntabwo nitonda cyane ahubwo Sara usetse iki aritonda ntiyitonda? Liliane nukuri aritonda gusa nyine
ari ikintu umuntu yambwiye mu gitondo ngo kuba witonda bitandukanye no kugira gute niba no gutuza cyangwa se yego Liliane aritonda ariko ntatuje bivuze ko wenda tugiye mu buzima noneho busanzwe tuvuye muri kariyeri turagira ngo musangize public aba bakurikiye none aha kuri Reba Plus TV mubasangize bwa buzima bwanyu none outside y'akazi bwongeze gute ninde usi morale mu rugo osi wa undi muvuga ngo niye agiye gusura abantu usanga rwose amahoro yakoze mu rugo yego usibye ko bitajya bipfa kubaho ngo umwe agenda asize undi akenshi tuba turi kumwe ariko Liliane bundi abantu urabizi ko imituzo yabo ibitandukanye sibyo nuvuga ngo Liliane afite umutuzo we afite kwitonda kwe muri rusange deja twese turitonda ariko ndikimye wenda arajya batubona hanze babona wenda tutitonda hanyuma gutuza kwa Liliane ko kurimo mbese iyo atari mu rugo uba wumva umutekano wabuze yego okay Sara nka nyiri igikorwa nyiri gutangiza projet uyitangiriza i Kigali Clarisse yigeze kuvuga ngo baza kudusura mu rugo i Kigali muri bana i Kigali mbere icyo gihe twaribanaga ndavuga ubu ngubu aka kanya oya ubu ngubu tuba muri famille na mama yavuye Rulindo abasanga i Kigali kuko mbere twagiraga papa nyine ari we wakoragayo ari nayo mpamvu twabagayo kuko papa yakoragayo hanyuma aza kwitaba Imana tuze n'ahangaha twese okay Sara famille imaze kuza tayari mwinjiye muri kariyeri Clarisse araje Clarisse ubundi yaje avuye ku ishuri he Clarisse yigaga muri yabanje kwiga kwa Heje Adventiste Rwankeri hanyuma aza kuza yiga Rulindo hanyuma rero aza kuza i Kigali ahantu twabasanze na ahantu nyine abantu benshi bakunda gusohokera ubundi nk'abatazi Isonga ahantu ituye Isonga ituye he Isonga Family Abashaka akeneye kuza mu rugo yabasangaye Isonga Family dutuye ahantu biti Karembure Kicukiro uva ngo ni mu murenge wa Gahanga yego hanyuma Sara ubuzima umaze kubwinjizamo abavandimwe Liliane na Clarisse wabonye niki cyabagoye kuri wowe nka nyiri projet wabonye ari iki cyakunze kubagora mu buzima muri gucamo kugeza amaginga ikintu cyakunze kutugora uvuga ngo urumva niba ari projet dutangiye projet yari cover usanzwe yatangiye ari cover hanyuma nyuma ya cover urumva iyo umuntu atangiye projet abashaka kwigenda yaguka sibyo ntabwo numvaga ko projet yanjye cyangwa yacu muri rusange yarangirira muri cover twashakaga no kuba twakora indirimbo zacu muri rusange message dufite muri twebwe ikaba yatambuka abanyarwanda bakayumva tutabinyuje mu ndirimbo ya Masamba cyangwa se ya Cecile natwe tukagira message dutanga iturutse mu bihangano byacu urumva rero ikintu cyagiye kitugora cyane ni ubushobozi bwo kuba twajya muri studio kuba ni ibintu byinshi umushuti wanjye ibintu bitugora ni byinshi muri kariyeri n'ubuzima bwa kistar cyangwa se ubuzima bw'umuziki n'ubuzima buba bugoye ariko wenda ubwo buzima mubaye mute ni umuziki gusa mukora cyangwa outside hari indi mirimo mukora akenshi ubundi ubuzima bwacu ni umuziki gusa ni ukuvuga ko outside y'umuziki nta kindi mukora nta kindi kintu dukora bivuga ngo n'ikindi kintu dutekereza kuba twakora ni ikintu gisha kuduhara imbere iteka kuba twakora muziki kubera ko hari ukuntu ujya gukora kandi kazi ukabura umwanya wo kujya muri studio ukabura umwanya wo kujya gute bivuga ngo ikindi kintu dutekereza gukora ni ikintu gishobora gutanga umwanya wo kuba twabona umwanya wo kuririmba Clarisse nkubaze Sara ni mukuru wawe ajya gusangiza amabanga yiwe waruzi se ko ubu ngubu hari umusore bakundana afite kuko hano hanze hari umusore tuzi neza ko bakundana nibyo rero uwo musore uri kuvuga uramuzi
muzi ntabwo umuzi ntaramukubwira ntabwo yamu Sara kubera iki wifashe wenda ugahisha umuvandimwe igikorwa cyiza nk'icyo kuko hano hanze hari amakuru dufite ko hari umusore uhari neza ko mukundana nibyo cyangwa se ni za rumors ziri straight okay impamvu wenda arahari ntahari arahari Clarisse wumvise ko ari byinshi impamvu ntarabimubwira nuko hari igihe ubona ibintu bitarajya mu murongo neza hanyuma kugira ugomba kumubwira ikintu ndisike ari sawa cyane yego Liliane mugeze mu buzima bw'umuziki mukoze cover bisaba record hano hanze iyo uganirije abastare benshi cyangwa abantu bari hafi ya showbiz bivugwa ko ku gitsina gore cyane buriya muhura n'ibintu n'inzitizi nyinshi iza mbere producer kugera gukorera indirimbo hari byinshi agusaba biri outside n'amafaranga nta mu producer mwamwibutse waba warabasabye ikintu nk'icyo cyane abaproducer bakunda gusaba abakobwa ko nyine bagira uko bigenza baryamana ubwo buzima mwe ntabwo mwahuye nta muntu twahura nawe dusaba icyo kintu kuko nimba ari uko tuba turi kumwe ahantu hose tugendana nimba bishashe imbiza ariko nta producer n'umwe basi se urabyumva wowe uzi ko bibaho ndabyumva nk'umuproducer akubwiye ati mfite ubushobozi bwo kubakorera album yose ariko ndashaka ko tubanza kuryamana ntabwo nabyemera ibwiza rubanda ukuri bantu muri kundeba sinabyemera kubera icyo utabyemera kandi inzozi zawe n'akazi kawe mutubwiye ko nta kandi kazi mufite akazi ni umuziki mukora kandi uri kumva ni favor umuntu wagukora album ni amafaranga menshi cyane agiye kukugabanyiriza agusabye ko muryama utunota duke kuki wumva ko utabyemera bajya bavuga hajya ngo gushaka no gushobora gute gushaka no gushobora nge muri bya bindi bike nagerageza kubikoramo kuko hari igihe ukora igikorwa abantu bakagikunda bakagutera inkunga rero ntabwo mbona ko ntabwo nshaka kubyemera ahubwo nakoresha muri twa tundi duke cyangwa se nkagenda nkagusaba interview nkakubwira nti banyarwanda mumfashe nkashobora nkasaba inkunga gutya ariko ntagiye kuryamana n'umuntu hanyuma Clarisse umaze kumenya yuko Sara afite boyfriend kandi yarabiguhishe ukimara kubimenya aka kanya ni urumva ari nk'ibihe bibazo bitatu wabaza Sara icya mbere wibuke ko yabibahishe ikintu namubaza se ndumva nta kintu namubaza ahubwo ikintu ansobanurira impamvu yabimpishe ahubwo buriya nidusohoka araza kumbwira ukuntu ameze azajya kumunyereka yego hanyuma Clarisse ubuzima bwa gestare buragoye benshi bahisha abakunzi babo kuko baba bafite benshi ntabwo wabuzeho akageso Sara ko gutendeka akaba ari nayo mpamvu yabahishe akaba ari nayo mpamvu abihishe publique kuko impamvu ngo atamuvije nuko abona nyine bitaragera aho bigera ikintu numvise ahubwo buriya muntu ashobora kuba ari mushyashya Sara ntangeso muzi wo gutendeka kandi uwo muntu ntabwo nari muzi ubwo rero uwo muntu byanze bikunze ni mushyashya Sara mumaze gukora indirimbo ya mbere mumaze kubona ikiraka cya gatatu kugeza amagingo aya mumaze kubona nk'ibiraka bingahe ni byinshi pe ni byinshi ntabwo namenya umubare wabyo bijya binezeza cyane iyo ndi kubona nko muri comment nko kuri Instagram cyangwa ahandi hantu cyangwa se wenda twagiye mu kiganiro runaka kuri televiziyo cyangwa se kuri YouTube ugasanga nko muri comment hasi abo bantu badukoreye neza izo ntuza izo resulta ziba zaravuye mu byo twakoze rero ntago namenya ngo twakoze ubukwe bungana gute ni bwinshi pe ni bwinshi ntago nzi umubare ukimbwira bwinshi mise nibaza kuva mwabukora ntabwo mwakoreraga ubuntu ni iki gifatika wadutangariza aka kanya mumaze gukura muri kariyeri yanyu aho igeze ubu ikintu navuga kizima urumva dufite wenda no kugera kuri byinshi kuko burya ubuzima budafite intego nta kintu baba bumaze ikintu rero kigaragara kandi abanyarwanda babonye ni indirimbo tugenda tubereka dukora video dukora audio
dushyira kuri YouTube tuzijyana ku mateleviziyo cyangwa ku maradiyo izo ni resultat ziva mu kazi dukora mu kazi mukora bo Liliane Sara yatubwiye ko afite boyfriend aka kanya yumvise neza ko Sara atwite sibyo wabyakira gute ko binavugwa ko Sara bishobora kuba ari ukuntu bigenjewe na shaka nkubwire aya makuru ni ibihuha kuki icyambere cyo cyakwereka ko atari ibihuha ninjye wabwiye ko Sara afite boyfriend oh no ntabwo wakwemera ikintu uzi neza ko ari ikinyoma ifate muri yo ka ni mukuru wawe sibyo yego bitewe nuko muzi nakumva ko ari impanuka yamubayeho nk'uko abandi bose bibabaho nyine nakumva ari impanuka nkamubaza ati byagenze bitakansobanuye nyine ariko ntago nakumva nyine nakumva wenda igikuba gicitse ariko si bibaho se ariko Clarisse kuva nakubona nturaseka iyo usetse biba bimeze gute Clarisse ni Liliane sorry mbona mwese musa iyo guseka sindakubona nyine useka umwenyura niyo usetse biba bimeze gute ushobora kugerageza ugaseka ibuka ka gakuru nyine kagusekeje kakandi cyangwa nako nkavuye ukibivuga rero bise binanyaga oya basi urakoze none se Liliane ni iyihe defo uzi kuri Clarisse defo ko kuvuga ngo iyi ni defo rwose nubwo ari umuvandimwe ariko iyi ni defo sha kandi ntumuvugire nk'umuvandimwe oya ntabwo namuvugira nk'umuvandimwe cyane kurusha uko audience yo hanze muzi nta defo muzi ntayo wenda nta muntu ubaho nta defo ariko ntayo muziho rwose hatari tukibonana bwa mbere mukinjira nabonye hari agasire mufite ku mutwe ako gasire ntabwo ibyo ari byo byose biragaragara ko mutagakoze kabatunguye ako gasire kitwa iki ako gasitire se akenshi saa niwazanye iryo zina akenshi dukunda gufunga nyine kimwe bitewe n'uko akenshi tujya mu kazi kamwe tujya muri interview zimwe nyine Sara akenshi akunda kwita agasonga ni agasonga ari igihe aba ari kamwe aba ari igihe ari tubiri ari igihe yakise nyine agasonga yita agasonga ariko tugiye noneho mu buzima bwo hanze ku bakobwa baba bafite ako gasitire hanze babyita ngo ndagifite mushobora kuba mubizi goko ese kuki muhakanye kandi mutazi icyo mvuze nyine baba bafite nyine ntabwo tubizi tubaje kuri iryo zina turizi kuvuga ntabwo tubizi kuki musetse ndagifite mwumvise ari nk'iki nashakaga kuvuga Rata Clarisse nayo ubonye wowe ushobora kuba utanabeshya Clarisse ndagifite wumvise iki impamvu dusetse ni ukubera ko ntabwo tuzi icyo ari cyo umuntu aba ari kuvuga afite ariko nubwo tutakizi biratangaje ko umuntu ashobora kuba yavuga ngo ndagifite ni igiki se ntabwo bikunda kuba ko umuntu afite ikintu utekereje iki ko nabonaga ari igitekerezo oya ni ukuri nta kintu ntekereje ahubwo nibashije se ni igiki umuntu yaba afite cyatuma kirata cyane ku buryo yava ngo ndagifite ahantu hose swate ni igikundiro mubona mudafite igikundiro muri popularity igikundiro igikundiro buriya sisi tugifite kuba umuntu ashobora kuba yavuga kuba wabona abantu benshi bakubwira ngo turabakunda bivuga ngo byanze bikunze igikundiro mubivuge ngo mufite igikundiro Clarisse uvuye muri Rulindo uje i Kigali utangiye kariyeri nshyashya niki cyiza wabonye muri no kariyeri ukavuga ngo iki ni cyiza kirama courage yo kugikomeza no niki wabonye ukavuga ngo ngiye gukora cyane kugira nzagikure muri no kariyeri impombero ufite muri no kariyeri yawe ikintu cyiza rero ni ukuvuga ngo kuva kera ngiye nkiri muto nakundaga kuba ncecetse rero nkunda kubona abantu bishimye ariko birangora kuba nabashimisha mvuga abantu benshi ushimisha umuntu ukora ko wamubwiye amagambo meza wamusekeje nyine agaseka rero ngewe byarangoraga kuba ndi kumwe n'umuntu tube turi kumwe tumara amasaha 3 mbone nyine yishimiye no kuba ari kumwe nanjye yasetse cyane rero iyo ndirimbye ngewe nkabona abantu barishimye bari guseka bari kubyina biranezeza uba wumva goals zawe zigezweho nakaye kantu uzi kadashamaje
kuri Sara kadashamaje mubi ntakora se hose hera uko umuzi yaba physical appearance yaba ku gihagararo yaba ku mivugire yaba no ukuntu abana na societe kadashamaje Sara uburebure bwe ntabwo bushamaje ntabwo bushamaje waba ugize ubushobozi wamwongeraho santimetero zingahe hari ufite santimetero zingahe okay wenda twakongeraho santimetero eshanu hanyuma bukaba burasamaye Sara warubizi neza ko uburebure bwawe hari ukuntu Clarisse abona budashamaje urumva ntabwo nari ko ari abantu bose babibona ariko kandi wenda ariko ibintu bishamaje burya biba ari byiza nta kintu bitwaye ariko bishamaje hanyuma mujya mukurikira showbiz umunyamakuru witwa Fata ku mavuta muramuzi hari igihe yigeze yibasira nyinya iyo operation murayizi twarabyumvise iyo avuze muri iyo operation mwe mwabyakiriye gute nk'abastar kuko ngikomoje urabona wenda Clarisse aziko uburebure bwawe hari ukuntu yanabwongera santimetero 5 urabona nawe yibasira umuntu ibyo ari byo byose hari kamwe mu kantu nyine yibasiragaho mwe nk'abastar mwakiriye gute kiriya gikora njyewe rero ntago nabyivangamo bitewe n'uko abastar bize ubuzima bwabo bashobora gutegura saga just gusa mwe mwabyakiriye nk'agatwiko njye natekereje ko ari agatwiko kuko ntabwo wakwibasira umuntu kuriya rwose bishoboka ko ari agatwiko njye niko nabifashe just kubera ko nzi ibintu nyine by'abastar biba biri behind ya kamera ntawamenya Sara boyfriend muri kumwe ubu ngubu yitwa nde ntago namukubwira izina kubera ntabwo abikunda ntabwo abikunda ni boyfriend wa kangahe ni boyfriend wa kangahe buriya ntabwo nabikubwira nuko utibuka umubare cyangwa wenda urabaze wumva hari ukuntu imibare yose ihagarara kubera ubwinshi bwabo oya ntabwo nagize benshi aza kugutereta bwa mbere nakaye kajambo yakubwiye wumva akagukoze ku mutima ibyo ari byo byose ndakeka ko atari nayo musore wenyine wari uri kugutereta muri iyo minsi niki cyatumye nyine wemera ubundi iyo ujya kwakira ushobora kuba ufite request wenda nyinshi sibyo hanyuma urareba muri izo request ukareba umuntu ushobora kuba nawe ubwawe waba proud cyangwa se ufite character zijyanye n'ukuntu wifuza ntago rero ikintu cyanyatiriye kuri we ari ijambo yambwiye kwa ku ijambo just nagukunze cyangwa se ndagukunda ni ijambo risubirwamo inshuro nyinshi cyangwa se rikaza rivugwa kimwe ariko ikintu nyine cyatumye mwemera nuko nanjye bwanjye nari namukunze nk'umuntu utazi boyfriend wawe umudekahije ugiye kumutubwira mu magambo ntabwo ugiye kumutubwira mu izina ubu ugiye kundangira uvuge ati Uncle G boyfriend wanjye muhuye wahita umumenya kubera izi mpamvu ntabwo tuvuze ngo uvuge izina wenda na wa wundi wibwira yuko ari boyfriend atababara cyangwa se wenda urabona za gapapu zateye batagutera agapapu ariko ibyo ari byose ndahamyana n'umutima wanjye ko imiterere ye hari benshi bateye uko cyane yego dusangiza imiterere kandi wumva ateye nk'abandi bose niba nubwo banahura nawe barahura nawe n'ubundi babona ntabwo bamenya ko ariwe bahuye nyine ni umuntu usanzwe n'abandi bose mise ntekereza murabona ko abasitari burya muvugwaho byinshi mu buzima mubamo social media zibavugaho byinshi
abanyamakuru turacukumbura cyane ngo tumenye ubuzima bwayo nk'igitangazamakuru runaka cyangwa se umunyamakuru runaka abibasiye mwakora iki? ni ukuri ntacyo twamutwara yaba ari kuvuga ibiri byo yaba ari kuvuga ibitari byo ako ngako aba ari akazi ke aba ari mu kazi ni ukuvuga ngo rero ibyo yavuga byose ntacyo byadutwara nta nubwo rwose twamurakaye. Yego. audio intore je pense audio intore muramuzi cyane bijya bivugwa yuko ngo barusha kuririmba nibyo namwe murabyemera? Okay buri ikintu cyose hari ukuntu nabonye Sara uri kunkwepa wampaye koko Liliana kansubiza iki kibazo hari ukuntu namubonye mu bwitonzi bwinshi nibyo shakira mutu na nyogo yake buri umuntu wabikubwiye buri umuntu wabikubwiye nicyo wakubwira inde umuntu wabimbwiye nyine imbere y'uwo muntu ashobora kuba abona ari audio irenze ariko natwe imbere y'abafana bacu tubabona turenze niyo mpamvu ubwiye ngo kira mutu na nyogo yake niko bimeze. Liliane ufite boyfriend? ubu ntawe mu bihe bishize yarahari. Niki kintu yakoze gituma wumva yuko ataba kiri boyfriend? Urakabije aho ngaho. Ntabwo ndakabije. Ntabwo icyo kibazo ubuzima bwanjye buri kwiva icyo nawe nakigusubiza. Ariko ibyo ari byo byose hari icyo mwapfuye. Yego. None ni wowe wabaye imbarutso cyangwa niwe? Niwe. Wagiye kubona ubona koze ikintu kirakubabaza. Kandi utangiye uratuma mbivuga kandi oya ntabwo ndi gutuma ubivuga. Icyo cyo cyakubaje kigira ibanga ahubwo nifuzaga kumenya ninde gitera. Niwe. Mbo nkaka kanya aramutse agarutse kugusaba imbabazi wazimuha? Hoya kumubabariraho naramubabariye turi n'inshuti bisanzwe ahubwo ntabwo twasubira. Icyo kintu ko cyari gikomeye wibikaza. Arabavuga yuko ushobora kuba warasanze boyfriend wawe ari kumwe n'undi mukobwa bikakurakaza. Barabeshye. Ntabwo ari ibyo ni ibindi bitari ibyo bikomeye cyane. Bishobora kuba bikomeye cyangwa se bitakomeye ariko nyine uko Sara nkaka kanya uhuye no kwanza nababaza Sara ninde mufata nk'ikitegererezo cyanyu mu mwuga mukora? Burya twese mu bibyo dukora dufite abantu twipreferaho mufata nkande w'ikitegererezo mu murimo mukora? Mu murimo dukora tumurebera hose ngo tumere nkawe ba ahubwo wenda ntago dushaka kumera nkawe dushaka kumurenga umuntu wese tubona ntago dushaka kumera nkawe nk'uko ameze cyangwa se nkaho yageze ahubwo dushaka kumutambuka tukamurenga. Nini urabibona bano bantu bose bo muri kariyeri ya gakondo dukora bose barakoze kandi buri muntu wese yakoze uko ashoboye. Hari abakiri muri muziki hariho n'abameze nk'abo bari tayarinze. Abo bose rero hari ikintu cyakoze badufashije barabidukundishije turabishima rwose. Na n'uyu munsi dutera ikirenge mu cyabo bitewe n'ibyo bakoze byiza ariko turashaka kubarenga. Cecile Kayirebwa muramuzi cyane benshi bavuga ko ari we mama wa gakondo murabyemera? Turabyemera kuko mu ba fondateri ba gakondo tuzi niwe mu mama gihari kandi ugishoboye. Turi mu isi ya competition kandi hari umuhanzi wavuze ngo monde ya beta monde ya benefice kofi. Bibaye ngombwa yuko hari itike imwe y'indege igomba guhabwa umuntu umwe uzi kuririmba gakondo, iyo tike muri kuyirwanira na Cecile Kayirebwa mwayimuha cyangwa mwayifata? Yihangane twayifata kubera bivuze ngo murusha Cecile Kayirebwa kuririmba. Buriya sibyo buri muntu wese nta terambere wagira utigirira icyizere. Ku cyizere twigirira no ku abanyarwanda bashaka kutabyumva ko wenda dushaka kuba tumurenze sibyo ariko nk'umuntu nta hantu wagira udafite icyizere. Bivuga ngo uyu munsi navuga ngo reka mbikoreshe iyo terime
navuga ngo kubera ntago twaba tugiye wenda abanyarwanda bashaka kubona ko tutagiye ku buryo ko tumurenze ariko twebwe ako kanya twaba twumva tumurenze bivuze ko Isonga Family habonetse tike imwe y'indege bo barayifite kubera ko hari icyo bo babona ko bakwiye kurusha uko Cecile agikwiye ngo icyo Clarisse ashobora kuba byumvise neza cyane wamuma kansubiza Clarisse bivugwa ko murusha Cecile Kayirebwa kuririmba Cecile Kayirebwa harya niriri wabajije ntabwo sinzi umuntu agusubije muri abangaba ni Sara kubwira ngo buri muntu wese imbere y'abantu iyo umuntu umufana ababona ko ari burenze rero natwe muri twe twumva turashoboye kuko iyo twumva tudafite icyizere ntabwo twari kuza mu muziki rero Cecile arashoboye kubera ko nyine yatangiye kera afite abantu bamukunda nk'uko bivuze ngo bamwita ni mama wa gakondo ariko natwe kuko twabijemo kandi dufite abantu badukunda natwe turashoboye kandi ejo hazaza natwe tuzaba ba mama wa gakondo hanyuma Clarisse tugiye mu buzima bwo mu rugo hariya mu rugo sibyo niki wibuka mama yagukubitiye kuko ukabona yarakaye nutakivuga barakimbwiye mama yankubitiye kandi arakaye njyewe kuko ni kenshi ababyeyi badukubita ariko none hari igihe agukubita ukagira ngo afite n'abasponsa ntabwo mama yankubise cyane muri iyo gahoro n'iki wari wakoze muri gahoro yankubise nyine mfite murumuna wanjye ndamuruta cyane nyine rero mama hari abantu yari yagiye gusura hari habaye n'umumama wari waje ariko yarimutse yari umutata ariko abantu benshi nyine bamukunda muri karitsiye rero yari yaje avuye i Kigali araza abantu bajya kumusuhuza mama aravuga rero ugume hano urebe murumuna wawe araryamye nakanguka nyine umukorere ibisabwa hanyuma mugume mu rugo aha ndavuga se ko ari ahantu buriya hahiye gusa ndakomeza ndyame aba arabyutse akimara kubyuka rero mukorera ibishoboka mufata akaboko turagenda mama rero yicaye muri saro y'abandi ajye kubona abone turahingutse arumirwa nyine aratwihorera baradusuhuza baduha fanta birarangira turataha ariko ngeze mu rugo yarankubise arankubita pe nicyo kintu nibuka nicyo gihe mama yankubise nibuka yego nicyo ukundira mama muri byinshi umukundira mama mukundira ibintu byinshi ariko ikintu mukundira mama ni inshuti yanjye mama ni umuntu uzi kuganira nyine n'abana nyine ku buryo wumva ko umubyeyi ntabwo ari ibintu byakaze nyine ngo wumve ko ugomba kugendera ku gitsure cyane we akoresha amagambo akuganiriza nyine ukumva ibintu nyine kuruta uko yazana igitsure cyinshi Clarisse yageze mu buzima bwa gisitari uburebwa n'abantu benshi umaze guteretswa n'abahungu bangana iki banterese kubera ubusitari se ntago namenya baguteretse kubera kukubona ntago ngiye kwivuga nk'aho ari benshi cyane ariko sinabibuka ariko barahari yego wemereyemo bangahe ibuka neza abantu banterese kubera umuziki nta n'umwe outside y'umuziki wemereye bangahe nta n'umwe ufite boyfriend ntawe uremerera yego Sara nkugarutse ngabanyibasiye ese ko kwibasira ahubwo ndatekereje nka aka kanya umukunzi wawe aramutse ari kureba Plus TV nihe ndirimbo wamutura nifuza ko waririmbira umukunzi wawe nk'akaririmbo nyine wumva kamugwa neza abanyagasani umukunzi wawe ashaka kumuririmbira wumva wamuririmbira ihe ndirimbo turirimbire twumve ntago byangora kumuririmbira iyo byangora niyo ndirimbo kwitekerezaho muri projet zanyu mukora z'umuziki ni iki kintu wumva mutarageraho ariko mushaka kugeraho ku buryo aka kanya wabwira audience popularité babafana banyu burya nibo basapota mufite mukababwira ikintu ntiturakigeraho ariko twifuza kukigeraho
ntangiye umushinga ego dutangira iyi projet hari ikintu twari twarifuje ntekereza ko nashima n'Imana ko gitangiye kugera no gukundisha gakondo abajene urubyiruko bakumva ko gakondo Sara utarajya kure bari kunkepa Clarisse yatubwiye ko ikintu cyamuteye imbaraga muri kariyeri yanyu nuko ibikorwa byanyu abona ko hari ababikunda ese mubona urubyiruko koko rutarakunda ibikorwa byanyu urubyiruko niyo mpamvu ndi kuvuga ngo na achievement ya mbere twagize abantu benshi badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu abantu benshi duhura mu muhanda abantu benshi duhura ahantu henshi hatandukanye batubwira ko bakunda ibyo dukora 90% ni abajene ntago nzi impamvu ariko pe iyo ni achievement ya mbere twagize indi rero mubona mutaragera ariko mwifuza kugeraho indi rero tutarabasha kugeraho mbona ari n'intambara ikomeye yego kubona umuziki wacu gakondo uri nuva ngo uhari nk'ukuntu hari ukuntu kera kanguhereza urugero nibwo uri bubyumve neza hari ukuntu kera twari tuzi indirimbo za Abashaka za Brandy za Jordan Sparks twari tuzizi nizo twumvaga mu Rwanda uyu munsi ushobora gushyira kuri radio runaka ukamara umunsi wose wumvishaho nk'indirimbo zo hanze nk'ebyiri uri kumva indirimbo z'abanyarwanda icyo kintu nkatwe bari muri gakondo byaba byiza n'indirimbo za gakondo nazo zifashwe muri ubwo buryo nazo zikabasha kujya zinyura kuri radio zikanyura kuri televiziyo nyine nk'uko tubona indirimbo za Bravan ba Brice Melody ba The Ben izo ndirimbo twumva tukabasha kumva indirimbo ya J Sentore nk'ukuntu twumviye Brice Melody tukabasha kumva indirimbo ya Odia tukabasha kumva indirimbo y'Isonga Family tukabasha kuyibona ku mateleviziyo atandukanye urwo ni urugamba rukomeye mbona ko binagoranye ariko hamwe n'Imana mwumva ko icyo kintu nikigerwaho enough icyo kintu nikigerwaho iyo ni gahunda y'Isonga Family hanyuma ikindi ku Isonga Family ni ugukomeza gukora cyane music hanyuma natwe tukaza nyine twaba tunashaje byibuze abandi bajene bakagira icyo batwigeraho cyangwa n'abandi bavuga hagati aho abantu benshi hano hanze bazi yuko abantu bajya mu bintu bya gakondo ari abantu bakuru bazi ko ari ibintu nyine byagenewe abantu bari mu myaka yo hejuru niba atari ibanga nka Sara ufite imyaka ingahe ifite imyaka myinshi pe kujya kindi kumva biri buntabe kuzajya mbara tubwira ariko ibyo byose hari imibare kuko abasitari hari akantu bakunda kugira mufita bidi aho burya ngo mufita bidi z'imyaka oya je ntago mfita nta nubwo ntesoni n'imyaka yanjye cyane ko hari umutumirwa duheruka kugira we yatubwiye ko ari gufeta 19 yongera kuri 19 yego okay wahora afite 19 na Sara afite imyaka myinshi je mfite imyaka myinshi ariko utantera isoni kwivuga yego mfite imyaka 28 Sara Liliane ufite imyaka ingahe 24 Clarisse ufite imyaka ingahe 20 aka kanya bibaye ngombwa yuko mutumirwa muri village urugwiro yego nk'abakobwa b'abangavu ariko bifitemo umuco nyarwanda mukabona invitation mukitabira mukagera muri village urugwiro mugakompeta bikarangira cyagiye cyo gusezera nire jambo mwabwira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ariko ry'ubusabe ko ndabizi ngo twari kumushima aho yari ry'ubusabe numva n'iki mwamusaba ikintu twamusaba nk'Isonga Family